P-Image Studio twongeye kubazanira indi programme nshya mutari musanzwe muzi. Kuri ubu gahunda yo kwiga yagarutse. Rubyiruko rwifuza kwiga amasomo yacu, amarembo aruguruye. P-Image Studio tukwigisha gufata amashusho no kuyatunganya byitwa filmmaking and video production, graphic and logo design, photography and social media monetization. Si gahunda yo kwiga gusa kandi tunabafitiye serivisi zitandukanye mu ikoranabuhanga. Muri P-Image Studio dufotora kandi tukanakamera amafoto y'ibirori bitandukanye nka bride shower, wedding, baby shower, birthday ndetse n'izindi event zitandukanye. P-Image Studio kandi dufasha abahanzi n'abakinnyi ba filimi n'ibijyanye nabyo mu gutegura no gufata amashusho y'ibihangano byabo. Tubafasha kandi gufungura no kumonetiza YouTube channel zabo ndetse no kuzamura social media zabo. Bigo by'amashuri, imiryango itegamiye kuri leta namwe abikorera, izi serivisi zacu zirabareba. Tugufasha gufata no gutunganya filimi documentary y'ibikorwa byawe. Si ibyo gusa kandi abanyeshuri biga multimedia networking tubaha stage ku buryo bworoshye. P-Image Studio mudukeneye dukorera muri Yego Center Rwamagana cyangwa mukaduhamagara kuri nimero 0787320070 cyangwa 0745161642 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp 07888331. P-Image Studio, ikoranabuhanga ku isonga.